Ibihe byiza cyane nkomeje kubasuhuza abakunzi ba Real Vibe bitewe naho muherereye, mbifurije amahoro aturuka ku Mana yo mu ijuru. Si rimwe si kabiri si gatatu umuntu aguhamagaye akubwira ngo yewe ngo nayobeje amafaranga yanjye gira bwangu cyangwa se agakoresha izindi tekinike zitandukanye zigamije kugutwara utwumaze iminsi uruhira. Akabo rero kabaye twe twinjira mu kiganiro gutya tudatinze. Real Vibe iyo ukoze subscribe ubu dusapotinze cyangwa se ubu dushyigikiye, ababikoze mwese nkomeje kubasabira umugisha. Bakunzi ba Real Vibe rero, dore uko inkuru yacu yifashe ntabwo njye ntinda rwose, ngira vuba kugira ngo mukomezanye imirimo yanyu. Murabizi neza ko ubujura bumaze kuba bwinshi cyane hirya no hino mu gihugu. Uragera mu cyaro rusange imyaka bayibye mu murima, uragera mu cyaro rusange ihene bayizituye bagiye kuyigurisha, uragera mu cyaro rusange igare bari zituye cyangwa se bari parukuye ahantu ryari paritse bajya kurigurisha ku isoko ikantarange. Uragera mu mujyi usange amazu barayapfumura, uragera mu mujyi usange ubu telefoni bw'abantu barabushikuza uko bukeye nuko bwije. Hari ngo itsinda ry'abasore n'abakobwa ryitwa abameni. Iyi tsinda ry'abasore n'abakobwa ibyaribayeho rero RIB yarihagurukiye, kuko ni itsinda rigizwe n'abantu bokamwe n'ubujura cyangwa se bokamwe no gutwara ututari utwabo. Muri aka kanya hamaze gusohoka inkuru ivuga ko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha cyangwa se Rwanda Investigation Bureau RIB rwerekanye imbere y'abanyamakuru abajura cyangwa se abakekwaho ubujura 45 bibaga bakoresheje amayeri atandukanye, cyane mobile money. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira B. Thierry yatangaje ko abo bantu bafashwe mu bihe bitandukanye bari hagati y'imyaka 20 na 35 y'ubukure. Murumva ko ari urubyiruko pe, murumva ko ari urubyiruko. Sinzi ikibazo kiri mu rubyiruko, sinzi nimba ari ubushomeri, sinzi nimba hari icyo leta yakora kugira ngo umubare w'abiba cyangwa se umubare w'abiba ututari utwabo cyangwa se akitiza ututari utwabo ugabanuke, kuko bigaragara ko ikibazo kiri ku rubyiruko cyane. Niba abantu 45 bose barafashwe nta n'umwe urengeje 35, byaba ari ikibazo cyangwa se agahuma muno. Uyu muyobozi yavuze ko abo bajura bari bamaze kwiba abantu arenga miliyoni 400 z'amanyarwanda, hagendewe ku batanze ibirego hagati ya Mutarama na Nyakanga umwaka w'2024. Turi kwibaza duti kubera iki umubare w'abiganje muri aba bose ari urubyiruko? Niba hafashwe abajura 45 hashingiwe ku batanze ibirego, kuko hari abadatanga ibirego, rwose hari abadatanga ibirego, hari abo RIB yifatira ko yakora RIB ushobora kuyiregera cyangwa ntuyiregere. Iyo igenza icyaha aho yabonye ko hari ikibazo niho yihutira kureba. Ubu rero turibaza duti kuki urubyiruko ari rwo rwiganjemo? Murandika muri komenti. Inkuru yanjye nuko yanganaga. Icyambere nuko uyimenye kandi usobanukiwe ibyo abo bajura bakoraga. Miliyoni 400 mu mezi agera muri 7-8 ni miliyoni nyinshi cyane. Uyu murego w'ubujura ukomeje twaba tugana habi cyane. Nitwa Eric wacu, ciao.